Umusirikari wa RDF arashe abasivile batanu mu karere ka Nyamasheke. Ikaze ndi umugaragu w'ivyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy, ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Umwe mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se umwe mu basirikari ba RDF akaba yarashe abasivile batanu mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Karambi, akagari ka Rusharara. Uyu musirikari yagiye gufata icyo kunywa mu kabari, nyuma yo kugifata yabwiye nyirakabari ati ngiye kukwishyura amafaranga kuri mobile money. Nyirakabari nawe ati oya bankata amafaranga ntabwo mbyemeye keretse niwongeraho ayo kubikuza. Bajya impaka, umusirikari nawe byarangiye asohotse ati ngiye kuyazana hano hanze. Niko kugenda yikoza mu gisirikare cyangwa se mu kigo, yambara inifomu ya gisirikari, afata n'imbunda. Niko kugaruka mu kabari ahita arasa abari bari kunyweramo, amasasu y'urufaya yarashemo abasivile batanu. Ukuriye ingabo za RDF yanditse itangazo yisigura ku baturage bose cyangwa se ababuze ababo, bati uyu musirikari yatawe muri yombi na RIB. Ubushinjacyaha buri kumukurikirana cyane ko ibyo yakoze bidakwiye, ko yasebeje RDF. Ibi ntabwo ari ibintu byiza kuba umusirikare yariyemeje, yararahiriye kurinda abaturage, akaba ari we wa mbere ufashe iya mbere yo kubica. Uyu musirikare nyuma yo kugira umujinya nibwo yahise ajya mu kigo, afate imbunda, yambara n'imyenda ya gisirikari, inifomu cyangwa se impuzankano. Niko kuza kurasa aba baturage, harimo abaturage bari bari kunywera muri aka kabari. Amasasu yafashe mu batanu nibo baje gupfa. Rero uramenye niba ugeze hano kuri uyu muyoboro wa Pero TV Happy, ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kidavuze bita igishwi. Niba wageze kuri subscribe kugira ngo uzabone notification. Ubuyobozi bukomeje guhumuriza abaturage bugira buti muhumure, abasirikari ba RDF twabaganirije, tukubaganiriza ntabwo bizongera kubaho. Rero wakora partage, share na comment. Ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Ikindi wadusanga kuri Pero TV Show. Niba wifuza kwamamaza, dufite abantu benshi badukurikirana iyo turi live, twatanze nimero twamamariza ubuntu, dukora n'ibindi bitandukanye. Uyu musirikari rero akaba yasebeje RDF cyangwa se abasirikari muri rusange barahiriye kurinda igihugu cy'u Rwanda no kubungabunga umutekano kugira ngo abaturage b'u Rwanda bahore bisanzwe bafite umutekano n'amahoro. Uyu musirikare yasebeje ingabo za RDF. Ariko ibi byabaye ku itariki 13 z'ukwa 11 2024. Uyu musirikare wakoze amahano bamwita Sergeant Minani Gervais, akaba afite imyaka 38. Murumva ko ni umusirikare ukuze cyane. Ese kubera iki yakoze ibi bintu, amahano nk'aya ngaya mu gihugu cy'u Rwanda? Ibi bintu ntabwo byaherukaga kuba, ni amahano